Hello friends, ndabashuje cyane aho muri hatandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri East Africa ndetse n'ahandi. Mbere yuko dukomeza ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora. Nzanywe hano no kuguhumuriza, nzanywe no kukubwira yuko nta kuri Imana itakura umuntu, nzanywe hano no kukubwira yuko channel yawe nawe ushobora kuzamuka ikaba channel ikomeye cyane muri iki gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Nta kindi kintu bigusaba, biragusaba gukora cyane, biragusaba ubwenge n'umuhate. Niba ushaka ko channel yawe izamuka, hari ibintu by'ingenzi ugomba kuba uzi ku kintu kijyanye na YouTube. Ni ibintu bizagufasha kugira ngo channel yawe ibashe gukura, ibashe kurebwa. Muri make ni ibintu bishobora kukongera umubare mwinshi w'abantu bakureba ndetse n'abagukurikira muri rusange. Ikintu cya mbere ugomba gukora content nzima kandi zawe. Si ngombwa gukoresha kamera, si ngombwa gukoresha ibyuma bihambaye, telefone yawe irahagije, ishobora kugufasha ukaba wakora content zawe neza witonze, ukirinda akajagari ndetse n'ikindi kintu cyose cyatuma umuntu abona yuko ibintu byawe bidafite quality. So, dore ikintu cya mbere kigiye kugufasha kuzamura channel yawe ni ikintu bita YouTube Shorts video. YouTube Shorts video ni uburyo umuntu ashobora gushyiraho video ngufiya ingana n'umunota cyangwa se no munsi yaho. Ubwo buryo ni uburyo bwizewe umuntu ashobora gukoresha akongera aba subscribers ndetse n'ama views mu gihe gito gishoboka. Dore wowe ikintu usabwa kugira ngo ubwo buryo nawe bubashe kugira umusaruro ukuzanira kuri YouTube channel yawe. Ikintu cya mbere ugomba kwibandaho, ugomba gufokasinga ku kintu ugiye gushyira kuri YouTube, kuko ntago ibintu byose ariko biba bikenewe. Hari ibyo utekereza ukumva wabishyiraho, ariko jya umanza utekereze uvuge ngo iki kintu ngiye gushyiraho ese kiragira uwuhe mumaro kuri audience, ku bantu bagomba kukireba. Cyane cyane ubundi YouTube ikintu yibandaho cyane, ikunda kwibanda ku bintu bifite gahunda. YouTube ni ikigo gishobora nko kuguha nk'akazi. Muri make iyo uri umukozi mwiza uba ugomba guhembwa neza, iyo uri umukozi mubi uhembwa nabi ndetse ukanirukanwa. Ni ibintu bisanzwe bizwi cyane. So YouTube Shorts rero ukuntu igufasha ni gutya: ukora video itarengeje umunota, ukayikora neza, ukirinda gushekinga kamera yawe. Niba ari telefone ukayitereka ahantu hari pause, hanyuma ukajya imbere yayo. Niba ari icyo ugomba kuvuga ukakivuga, niba ari icyo ugomba gukora ukagikora, ndetse niba ari ukeditinga video ikaza ifite quality. Rero ubu buryo bwa YouTube Shorts buragufasha cyane kuzamura channel yawe. Sinzi niba ushobora kuba uzi gukoresha YouTube Shorts cyangwa se ari ukubyiga. Urandika muri comments utubwire niba uzi gukoresha YouTube Shorts, uzi kwa uploadinga aho video ndetse n'ama settings amwe namwe ugenda uhindura kugira ngo video yawe ibashe gutrendinga. Mbere yuko dukomeza rero ndakwibutsa gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo nkomeze ngire umuhate wo kukwigisha ndetse no kukubwira yuko nta kure nawe Imana itagukura, nta kure nawe utagera. Ababigezeho bose ntacyo batanze, ahubwo barasobanukiwe, barize, baramenya, barangije barakora. Rero aka kanya nje kukubwira ngo icyo ufite aka kanya aba ari cyo ukoresha. Ntujye gushaka ibya mirenge, ntujye gushaka ibyo udafite, ahubwo ukoreshe ibyo ufite. So mu magambo makeya ndagira ngo nkubwire yuko ushobora gukora video mu buryo busanzwe. Niba uri umuririmbyi ushobora gufata aka video urimo uraririmba talent yawe,
ikajya ahagaragara. Niba uri umucuranzi ushobora gufata video yawe uri kuri piano cyangwa gitari cyangwa ikindi cyuma cyose ucuranga, ugafata telefone yawe ugashyira hariya ukarikodinga video yawe ukayishyira kuri YouTube Shorts. Ndakubwira ko YouTube Shorts ni imwe mu nzira zoroshye zishobora kugufasha gukuza channel yawe mu gihe gitoya cyane birenze uko ubitekereza, kuko ndatekereza yuko iyo ushyize video kuri Shorts ubwawe wowe nta kindi kintu ukora usibye gushyiraho hashtag tujyanye n'iyo video yawe, nabwo tudakabije tutari twinshi. Ahasigaye YouTube nayo yikorera akazi, yo isharinga ku bantu bari interested, ku bantu nyine ishishikaje. Yo ubwayo niyo imenya aho igomba kuyishyira. Wowe uyivunika wibaza ngo izarebwa nande, wowe igikore neza uyitunganye uyishyireho, ahasigaye ibindi ubirekere YouTube, nayo irayigasanura ikayohereza ku bayikwiriye. Kandi ndatekereza yuko uburyo buzagufasha. Rero ubu buryo burizewe, ni uburyo bushobora kukuzamurira channel mu gihe gitoya, ukaba wabona watch time, ukaba wabona aba subscribe 500 ndetse na watch time 3000. Ni ibintu bitagoye, ni ibintu bitakigoye. Ubu ngubu ushobora kuzamura channel yawe mu gihe gitoya, ushobora gukuza channel yawe. Kandi humura, ndagira ngo nkuhumurize yuko nawe ushobora gukuza channel yawe ubwawe. Ni ibintu bitagoye, ni ibintu bitaruhije. Ubwo uratubwira muri comment niba uzi gukora Shorts, niba hari icyo wifuza kumenya ku bijyanye na YouTube. Ni wowe ugomba kuduha umurongo wa video tugomba kubakorera. Icyo wifuza kumenya nicyo tuzajya tugukoreraho video, kuko ibibazo muba mufite ni byinshi cyane, ariko twebwe ubwacu ntabwo twamenya wowe icyo ukeneye. Wowe icyo ukeneye uracyandika muri comment, icyo ukeneye urakibaza, hanyuma tukagigukorera tukagusubiza, ukabasha nawe kugira ibyo usobanukirwa. Ntawe umenya byose, ugomba kwicara ukiga kugira ngo ugire ibyo ugeraho.